nibwo azahita ajya gukora final deal. Mu makuru rero twakuye ku bantu bizeye ba Muhire bivuga ko umuryango we wamaze kumwemerera ko ari muri Rayon Sport nta handi agomba kujya, dore ko amaze iminsi agenda yikwepa ariko kuri iyi ncuro ho ni umukinnyi wa Rayon Sport. Mu makuru twagiye dukura rero hariya ku majengo mumeze mute bakunzi bisumo TV, nizere ko umeze neza cyane aho ngaho uherereye, aho uri mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengero bwaryo. Aho ngaho rero mu mujyi wa Kigali nawe umeze neza. Aha ngaha nanone turakomeza dusuhuza abakunzi bacu bagiye badukurikiye bari mu ntara ya gatandatu y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ariho muri diaspora, abari za Uganda, Tanzania, Congo, Kenya, za Burundi, abari za South Africa, za Mozambique, Namibia, Malawi ndetse na za Seychelles, mwese turabasuje cyane. Abadukurikira rero baherereye hari mu Bwongereza, mu Bubiligi, mu France, muri Ubudage, muri Pologne ndetse n'ahandi hatandukanye ho mu gihugu cy'Uburayi, Imana ikomeze ibaho umugisha. Aho ngaho rero epfo muri za New Zealand ndetse na za Australia naho turabasuje cyane, ndetse namwe muri aho ngaho muri United States of America cyangwa se USA, Imana ikomeze kugenda ibaha umugisha mu byo mukora byose, kandi muzabashe kuhaha muronke, muzazane n'igihugu cyacu cy'u Rwanda nacyo kigende kimera neza cyane. Aha rero amakuru yo ni menshi hano kuri iyi mihanda, aho hazindutse havugwa ko abasore barimo Hakizimana Muhire, Bimenyimana Bonfils Caleb ndetse na Muhire Keve bagiye gusinyira amasezerano equipe ya Rayon Sport. Katubitse ko Muhire Keve asanzwe muri Rayon Sport, ariko akaba ari umwe mu bakinnyi bari kugenda basoza amasezerano. Nanone reka tubutse ko umugabo witwa Nigena Clement nawe agomba kongera amasezerano muri Rayon Sport, mu gihe deal arimo arapanga na APR FC Rayon Sport yaba ibashije kuyirusha ikamuha amafaranga menshi, ikamusinyisha amafaranga afatika. Ibi ngibi rero ni bimwe mu bintu turi buze kwibandaho muri transfer window talk y'uyu munsi. Aya ngaro ni amwe mu makuru abagenda acicikana ahantu hagiye hatandukanye, ndetse mu byumvizo byacu bigiye biri ahantu hagiye hatandukanye, tugenda dutera umunsi ku wundi ndetse no ku bantu bacu bagiye batandukanye. Rero tuba turi kumwe na MTCC Limited cyangwa se Mental Contractors and Consultancy Limited, imigano byacu bigiye bitandukanye, aho igufasha gukora ibikorwa byawe by'ubwubatsi byose, guhera kuri design, kuba yakuzana ibikoresho kuri tele cyangwa se kuri site, kuba yakubakira, kuba yagufasha kumanaginga inyubako zawe, ndetse no kuba igufasha gukora supervision cyangwa gukubera ahantu utari mu gihe wahaye umuntu ngakubakira. Ibi byose rero kugira ngo ubihabwe nuko uhamagara kuri 07832639 maze ukabasha kugenda ubona ubufasha bugiye butandukanye bwa MTCC Limited. Nanone turatumwe na Riteje Studio, aho igufasha muri live streaming, videography, photography, aho ushobora kuba wayiha akazi kaguhakorera graphic design, branding, promotion and digital marketing. Niba rero wifuza kimwe muri ibyo ngibyo cyangwa se byose ubyifuza, nta handi muri Adele Studio, aho wahamagara kuri 078883 maze ukabasha kubona serivisi nziza. Sasa reka rero twigarukiye ku makuru yacu. Amakuru yacu rero yo kuri uyu munsi avuzindutse avugwa ni amakuru avuga ko Bimenyimana Bonfils Caleb agent we yamaze guhura n'ubuyobozi bwa Rayon Sport, aho bamaze kumvikana kumbanziriza amasezerano cyangwa se icyo bita pre-contract. Nwango pre-contract ni amasezerano yibanze asinywa mbere y'uko amasezerano ya burundu asinywa. Iyi pre-contract rero biravuga ko ari pre-contract yaganiriweho, kandi ivuga ko ishobora kuzasinywa ari amasezerano y'imyaka 2. Aho rero uyu mugabo azajya yembwa amafaranga asaga 750 by'amafaranga y'u Rwanda, agahabwa recruitment miliyoni zisaga 15. Kanone tubibutse ko uyu mukinnyi ari umukinnyi umaze iminsi mu Rwanda nta equipe afite, ariko akaba yarakinaga muri igihugu cya Ukraine, aho habaye intambara ya Ukraine n'Uburusiya, akavuga ati ntabwo natega umutwe wanjye ngo bajye kuwuteramo ibisasu.
ahita yigumira rero hano mu Rwanda avuga ati ahangaha niho namenyekaniye cyane, reka mpaze nzabona ekipe nzima ubundi nongere ngaruke muri football neza cyane. Ahangaha rero uyu mugabo byinshi agiye abwira itangazamakuru, twagiye tugerageza kugenda tumubaza tuvuga ati Bonfils Karebo, watubwira iki ku bintu biri kugenda bikuvugwaho? Aragenda ahita atubwira ngo njyewe ibintu biri kumvugwaho kuba naganiriye na ekipe ya Rayon Sport, aganiriye nayo ariko ntabwo twasinya amasezerano ya buri mwango. Umwagenti wanjye niwe uri muri deal iyo ariyo yose yo ya transfer yanjye. Nuko umwagenti we yakomeje atubwira ko umwagenti we rero ari umuntu yizera cyane kandi agomba kuzamukorera deal imeze neza kandi akazajya muri ekipe nziza imukwiriye cyangwa se imunogeye. Ahangaha rero uyu mugabo Bonfils Karebo yagikomeje agenda atubwira ati ekipe ya Rayon Sport ni ekipe nziza, ni ekipe nshobora kuzakoreramo andi mateka nk'ayo twagiye tuyikoramo mu minsi yashize, dore ko ari ekipe yabashije kumba hafi aho nari mvuye mu gihugu cy'u Burundi nkaza mu Rwanda, ariko abafana bayo nicyo kintu cya mbere nshimira ko bagiye bamfasha umunsi ku wundi, ndetse naho nagendaga ntakina neza bakagerageza kugenda bankosora bakambwira ati aha hantu rwose shyiramo kime. Murabyibuka neza ko naje nshenga cyane ariko nashobora gutera mu izamu, ariko navuye muri Rayon Sport sigaye nshenga nkanatsinda n'ibitego. Ni ikintu rero cyo kwishimira cyane, aho abafana rero bashobora kuba bakuba hafi bakagutera courage bakavuga bati ahantu bimeze gutya. Rayon Sport ni ekipe nziza isaba kugendera kuri pressure, ariko nanone ni ekipe nziza ikomeza kugenda idufasha kugenda tuzamura urwego rw'imikinire rwacu, kandi hari benshi bagiye bayinyuramo byagaragaye ko ari abakinnyi b'abahanga cyane, mwose murabazi, ntabwo ngiye kugenda mbavuga undi umuntu umwe ku wundi. Ayo ngero ni amagambo umugabo Bimenyimana Bonfils Karebo yatangarije ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, ndetse natwe aho twari turi twagiye natwe tumuhamagara turamubaza nawe atubwira ibisa nk'ibyo ngibyo. Nanone undi mugabo ushobora kuba agiye kunya amasezerano muri Rayon Sport ni umugabo witwa Muhire Keve, aho amasezerano ye amaze kurangira, ariko avuga ko mu gihe yaba atabonye ekipe yo hanze nawe atazigera asohoka muri iyi ekipe yambara ubururu n'umweru, ekipe y'abakunzi benshi hano mu Rwanda. Uyu mugabo rero akomeje abwira itangazamakuru ko nava muri ekipe y'igihugu Amavubi maze shampiyona y'u Rwanda imikino 2 yasigaye ikarangira, aribwo azafata umwanzuro wa nyuma bitewe n'uburyo azaba yabonyemo ekipe yo hanze. Ariko akomeza agira ati ekipe zo hanze nizo kipe nshobora kuba nava muri Rayon ngiyemo, kuko ni Rayon Sport, ni ekipe nabayemo, ni ekipe namenyereye, ni ekipe yambereye umubyeyi, niyo mpamvu tugenda tukagaruka. Rero nta mpamvu yo kuvanga ekipe ya Rayon Sport nzayicika njye muri mukeba cyangwa se njyahanda, ahubwo nintajya hanze amasezerano mashyashya ndaza kuyaterekaho umukono. Ayo rero namwe nayo mu magambo umugabo Muhire Keve uri mu mwiherero w'ikipe y'igihugu yacu Amavubi, aho yagiye atangariza itangazamakuru rero byinshi bigiye bitandukanye byagendaga abazwa, ndetse n'ibyinshi byagendaga bimuvugwaho ko ashobora kuba yagiye muri ekipe ya Mukeba, ariko avuga ko bitashoboka ko yajya muri Mukeba. Uyu nguyu rero nawe ni umwe mu bakinnyi bagiye bagira ibintu batangaza. Reka mbabwire undi mukinnyi ni umukinnyi witwa Youssef rero ni umukinnyi twakomeje kugenda tubabwiraho, ariko ni umukinnyi kugenda agaragaza ko akeneye kuza muri ekipe ya Rayon Sport. Uyu mukinnyi hari ubutumwa bwe yashyize kuri urubuga rwe rwa LinkedIn, yashyizeho ubutumwa ko yishimiye kuba yarabaye mu Rwanda. Byumve neza, yavuze ko yishimiye kuba yarabaye mu Rwanda, nanone akaba yifuza ko igihe cyari cyo cyose yazagaruka. Yakomeje avuga ati, yabiratse amagambo y'icyongereza ati I'm proud to be in Rwanda because when I was there I met good people and I just enjoyed my life there, and I just wanna end my career with returning there to Rwanda. Bango ni umugabo wavuze ko agomba gukomeza gukunda u Rwanda nubwo yahavuye, ariko yahagiriye ibihe byiza bigiye bitandukanye. Yakomeje agira ati when I was in Rwanda I met good people.
after getting the good people, I really enjoyed my football career and it is a good country to live. Bango yavuze ko u Rwanda ari ahantu hahuriye abantu heza kandi ari igihugu cyiza cyo kuba umuntu yagiriramo ubuzima bwiza ndetse bukagenda bukomera bukaba ubuzima bw'igitangaza. Nanone ahangaha undi mukinnyi rero wagiye ugarukaho cyane ni umukinnyi witwa Muhire Hakizimana rero ni umukinnyi nawe uri kugenda ugarukaho mu mitwe ya benshi avuga ko ari umukinnyi ugomba kuza gufasha ekipe ya Rayon Sport nyuma y'uko umukino wa shampiyona wa nyuma urangiye karibwo azahita ajya gukora final deal. Mu makuru rero twakuye ku bantu bizeye ba Muhire bivuga ko umuryango we wamaze kumwemerera ko ari muri Rayon Sport nta handi agomba kujya, dore ko amaze iminsi agenda yikwepa ariko kuri iyi nshuro ho ni umukinnyi wa Rayon Sport. Mu makuru twagiye dukura rero hariya ku majengo iwabo hano i Rubavu, twagiye rero tuvugisha abafamiliye biwe, twavugishije mubyara we witwa Abdulatif. Yatubwiye ko umuryango wamaze guterana kandi wamaze kwemeza ko ibya Muhire byo bigomba gukomeza muri Rayon Sport. Nanone hari amakuru avuga ko ekipe ya AS Kigali yaciye inyuma iri kujyana nayo yumvikana n'uyu musore, ikaba yamusinyisha kontra nawe y'imyaka 2 ikazamura igapandisha Rayon Sport. Ngibi ni ibintu bimwe byagiye bicicikana ko ekipe ya AS Kigali ishobora nayo kuba ibirimo. Nanone bikavuga ko ekipe ya polisi nayo itifuza kumurekura. Ekipe ya polisi nayo ni imwe mu ma ekipe yifuza gukomeza kugumana n'uyu mugabo Hakizimana Muhire, aho yifuza ko yazayifasha mu mwaka utaha w'imikino ndetse ikaba yamusinyisha imyaka 2. Nguyu rero yari undi umukinnyi rero Rwabuhi Placide na Byiringiro Ragi. Ubo nta byinshi twavugaho, bo ni abakinnyi basa n'abari gusohoka muri ekipe ya PRFC, dore ko ari abakinnyi babayibamo basa n'abatabona umwanya uhagije kugenda bakina umupira w'amaguru. Rero uyu Rwabuhi we mu makuru dukura ku bantu ba hafi, nabizi ko abantu muri patriots bagiye bapfa gutanga amakuru. Mu bantu hafi bagiye batubwira bati Rwabuhi Placide yiteguye kuba yajya muri ekipe iyo ari yo yose imushaka mu gihe ekipe ya PRFC baba badakomeje kugenda bamerana neza cyane, aho yasaba ririzi leta bakamurekura akaba yakwigendera akajya muri ekipe iyo ari yo yose. Ahangaha ekipe ya Rayon Sport ari ekipe imwe rero muri ekipe zimushaka cyane, aho iri kumuterekaho miliyoni zisaga 8. Ahangaha rero miliyoni zisaga 8 nazo ziri kugenda ziterekwa kuri table kugira ngo uyu mukinnyi Rwabuhi Placide abashe kuba yajoininga ekipe ya Rayon Sport. Ahangaha rero uyu mukinnyi rero yakomeje nawe kugenda yimana amakuru, ariko mu bintu biri kugenda tukamuha inshuti ze za hafi bigenda gitutumba kizamuka yagenda kivuga ko rero uyu mukinnyi ashobora kuba agiye kuba yaba list. Reka nanone twigarukire ku munyamakuru Mucyo Anta wa radio na TV10. Uyu mukinnyi rero Mucyo Anta ni umukinnyi wari wagiye avugwaho ko ari umunyamakuru Prito, ni umunyamakuru wagiye avugwa ko yakubiswe n'abafana ba Rayon Sport, ariko bivugwa ko ngo kubera ko ngo yagiye avuga makuru yo mu nda y'isi akagenda avuga ko Kwizera Pierrot atazakina match ya Rayon Sport. Ibi ngibi rero uyu mugabo Mucyo Anta yaje kunyomoza kuri uyu munsi avuga ko ari umunyamakuru mugenzi we umugendaho, uba utashaka kumwifuriza ibintu byiza ugenda utangaza amakuru y'ibihuha ngo Mucyo Anta yakubiswe. Ibi ngibi rero ni ibintu Mucyo Anta yagiye atangaza abwira abanyamakuru, aho yagiye atubwira ati njyewe ku munsi w'ejo, ubwo ni uyu munsi, ndashyira ndamena umuceri hasi mbahe ubwino ku byagiye bimvugwaho mu buryo bugiye butandukanye. Ahangaha rero uyu Mucyo Anta rero nawe ni umwe mu bantu bagiye bamara cyane mu kiganiro mu nda y'isi kiba saa 12:00 za mu gitondo, kiba ari news update cyangwa se football news update, zigenda kivuga ku mikino igiye itandukanye cyo kuri radio na TV10. Ni radio 10 kwanza na TV10.
rero uyu munyamakuru rero nawe ni umwe mu bagiye banyagarukaho mu binyamakuru bigiye bitandukanye, dore ko ari nawe ukunda kuvuga transfer zigiye zitandukanye, nawe ari muri bamwe bakunda kuvuga transfer zigiye zitandukanye ziba ziri mu ma equipe agiye atandukanye, ndetse n'utubazo tumwe agenda avuga ati amakuru nkura mu nda y'isi, wowe agenda avuga rero amakuru agenda akura mu nda y'isi, abari ayo ngayo agenda abatangariza, namwe mukagenda mumenya byinshi bigiye bitandukanye. Rero uyu munyamakuru kuba yanyomoje uyu muntu nuko hari impamvu. Uyu muntu rero tuzagenda tumenya uwo ari we, tumenye ngo uyu muntu ni muntu ki, ni umuntu umwifuriza ibiki, ni umuntu wapfuye ibiki. Ibi byose rero ni ibintu azagenda yivugira, tuzagenda tubagezaho mu nkuru zigiye zitandukanye, tuzagenda tubagezaho umunsi ku wundi. Sasa reka ngereye kuri transfer ya nyuma. Transfer ya nyuma rero ni ya Byiringiro Lag rero nawe bivuga ko ashaka guhabwa release leta muri equipe ya APRFC akabasha kuba yayisohokamo mu mpera z'uyu mwaka. Ni ibintu biri kugenda bivugwa, ntabwo ari amakuru ya nyuma ko yamaze gusohoka. Aka ni akantu ngende kugenda ngarukaho kugira ngo tujye tubabwira amakuru yagiye acicikana, yagiye avugirwa aho hirya mu dukwe, aho bita muri waho mu dukwe. Rero haba harimo amakuru menshi agiye atandukanye, niyo tuba twagiye tubakuriramo ay'ingenzi ashobora kuba yagira icyo afasha hano hanze, akaba ariyo tugenda tubakuriramo. Hato mutazajya mubona ari transfer twavuze ntirangire neza mukavuga muti yaratubeshya. No, ntabwo ndi hano kugira ngo mbeshye abanyarwanda, ahubwo muri kugenda mbaha amakuru ari update ari ku isoko ry'amakuru, akaba ariko mbyita. Ntabwo bavuga ku isoko ry'umurimo, ku isoko ry'amakuru. Bango ni amakuru agezwe ariko ari kugenda acicikana, cyane ko dore ko iyo shampiyona zikurangira ama transfers abayo agiye gutangira kugenda avugwa cyane. Gusa nanone transfer izajya irangira, mbizeje ko nzajya nyibahereza ndi uwa mbere mu banyamakuru bose ba hano ku bitangazamakuru bya YouTube ndetse ku maradiyo agiye atandukanye. Amakuru ngemba nyafite agenda aturuka ahantu hanjye kuri source zanjye nizeye. Mwebwe mukandi subscribe hano ku Isumo TV, mubashe kugenda mwana n'Isumo TV, maze mukomeze kugenda munogerwa n'ibiganiro tugenda tubagezaho, ndetse n'amakuru yizewe utasanga ahandi, ndetse aba afitiwe gihamya. Sasa rero nimba ukeneye kugenda uzamura ibikorwa byawe by'ubwubatsi, shakisha MTC Limited cyangwa se Meta Contractors and Consultants Limited, igenda igwa serivisi zitandukanye azubatse guhera kuri design, execution, property management, supervision, ndetse no kuba yakuzanira ibikoresho by'ubwubatsi kuri chantier yawe. Uhamagaye kuri 0788323979. Nanone ushobora kubana na Daily Studio, aho igufasha mu biri multimedia services zirimo videography, photography, ndetse na live streaming, graphic design, branding, ndetse na digital marketing and online promotion, aho ushobora kuba wazamura ibikorwa bya online ibyo ari byo byose, ndetse ushaka gukora business yose ya online, byose babigufasha. Mama kuri 08888381, maze ubashe kubona serivisi nziza. Nanone reka nkwibutse ko ari kumwe na Rutura, ni hano ni kuri Isumo TV. Amaro y'Imana rero akomeze abane nawe. Nimba rero utarebye kino kiganiro utangiriye muri Premier League mo hagati, gerageza niturangiza kino kiganiro ukane kuri iyi link, wongere uyirefreshinge, utangire ikiganiro rushyashya ukirebe uko kiba cyatangiye. Hano Premier League ibimeze nka live, nuvuga ngo tutari kugendana n'abantu umuntu ajoininga bihera aho tugereje. Ushaka kujyaho rero birangiye, ntago ikiganiro kiba ari kigufi, uba wasubira inyuma kongera ukakireba bushyashya, ukareba aho twahereye uko byari bimeze. Rero amahoro n'imigisha bikomeze bigusabemo aho wo uri mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengero bwaryo, umujyi wa Kigali no mu ntara ya gatandatu y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, avuga diaspora. Imana ikomeze iguhere umugisha aho uri, iwuhe n'abawe bose. Imana ikurinde.